Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Iyo ugiye kubona umugisha wawe cyangwa se iyo ugiye gusingira ibyawe byiza Imana yaguteganyirije, hari igihe ibintu bitamera neza nk'uko ubitekereza. Hari igihe ubuzima bwawe butangira kuba bwagucika rimwe na rimwe, ukabona neza ko nta kintu na kimwe kirimo kiragenda mu buryo gikwiye kuba cyagendamo. Rimwe na rimwe rero hari igihe wiyumvira cyangwa se ukumva neza ko bishoboka cyane ko ari ryo rangira ryawe cyangwa se ari ryo herezo ryawe, ariko ahubwo ari ryo tangiriro ryawe. Burya baravuga bati aho imbaraga zawe zirangirira niho iz'Imana zitangirira. Hari igihe rero ibyo bintu bibi uba urimo uranyuramo aba ari confirmation cyangwa se ari ibyemeza neza ko nanone Imana igiye kuba yaguha umugisha. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bigera muri 5 Imana ikwereka cyangwa se unyuramo, Imana ikabikwereka ko irimo iragutegurira ikintu kinini kandi cyiza cyane. Nujya wisanga rero uri kunyura muri ibi bintu cyangwa se muri ubu buzima, ntugapanike cyangwa se ngo wumve neza ko ari ryo rangira ryawe, kubera ko akenshi cyane abantu barimo baranyura muri ibi bintu birangira babaye abatsinzi bageze ku ntego zabo, kuko ibi ngibi umuntu binyuramo nuko Imana iba irimo iramutegura. Ikintu cya mbere rero buriya tutizimbye mu magambo cyerekana neza ko Imana irimo iragutegurira ikintu kinini kandi gikomeye cyane kirenze, ni ikintu bita igitutu cyangwa se pressure. Igitutu buriya kiri mu bintu Imana ikoresha mu gihe Imana irimo iragutegurira ikintu kinini kirenze. Iyo Imana irimo iritegurira kuba yaguha imigisha cyangwa se irashaka kukublessinga, igitutu kiriyongera mu bintu byose ukora, yaba imirimo, ku kazi, muri business yawe. Rimwe na rimwe yewe n'igitutu uri buze kuba wahura nacyo gishobora kuba cyarangira kinagusenye, ariko icyo gitutu cyo gikomeza kuba cyazamuka cyane. Ubuzima butangira kuba bwagutera cyangwa se bwagucanga, bikakugora, ukabona buri ruhande rwose, imbere, inyuma, iburyo n'ibumoso, ukabona hose ni imisozi, ugasanga rwose ubuzima burimo buragushiraho igitutu. Umugore wawe, abana bawe, yewe n'urukundo rwawe n'uwawe uzi neza ko atazigera guhemukira, nawe ubwe ahubwo ukabona rwose birimo biragenda bihinduka, uburyo nawe bugutangaza cyangwa se mu buryo nawe ubona neza ko utazi. Hanga ni hahandi wumva amarangamutima yawe nayo ubwawe arimo arakugambanira, cyangwa se ukumva amarangamutima ameze nkaho nayo aragushiramo igitutu rimwe na rimwe mu buryo utazi cyangwa se udasobanukiwe. Rimwe na rimwe rero igitutu kikiyongera. Ahangaha rero hari ikosa rikomeye abantu bakunda kuba bakora, bitiranya igitutu ndetse n'ikintu cyitwa punishment cyangwa se kuba barimo barahanwa, ariko mu by'ukuri nabyo ubwabyo bikaba bitandukanye cyane n'ukuri. Ariko wowe icyo ugomba kumenya ndetse ukanasobanukirwa neza nuko icyo gitutu aba ari preparation, aba ari gutegura cyangwa se kugutegura. Ibi ngibi niba ugira ngo ubyumve neza kandi unabisobanukirwe neza, utekereze Yosefu muri Bibiliya yari afite inzozi zo kuba umuntu urenze, ariko mbere yuko ari buze kugera ibwami akaba uwo muntu urenze, yabanje kuba yagambanirwa n'abavandimwe we, babandi adatekereza ko bamugambanira, na nkaho ibyo bidahagije aba umucakara. Ibyo nabyo kandi nanone bivuyeho, amaze kuba yaba umucakara yagiye muri gereza. Ntibikagutungure rwose, birashoboka ko rwose ibyo urimo uranyuramo bishobora kuba bigoye cyane rwose, akaba atari nabyo bya nyuma rwose, guhomba bakagutereza cyamunara, ubuzima bukaga. Ariko icyo gitutu ntikikajye kigutesha umutwe cyangwa se ngo wumve neza ko ari ryo rangira ryawe, kubera ko ntabwo ari ryo rangira ryawe. Buri buribwe bwose unyuramo, niba wizera Imana, uba wumva neza ko bugomba kuba bwa positioninga promises zawe cyangwa se amasezerano yawe ko nayo ari hafi cyane. Buriya Imana ntabwo itanga ibintu by'ubusa habe namba. Uzitegereze, ntabwo Imana itanga ibintu by'ubusa cyangwa se by'ububwa. Ntabwo Imana iguha ibintu bigaragara gutyo gusa ko bizakwirangiriza, oya, ahubwo Imana iguha ibintu ariko nanone kandi ifite impamvu. Ariko nanone iyo mpamvu iyo itaraboneka ko ihari cyangwa se ngo ibone neza ko iyo mpamvu ikwiye, ntabwo Imana yagira ikiguha habe namba. Nta kintu wavugana nayo, irabanza imenye neza niba hari impamvu yo kuguha ibi bintu. Iyo mpamvu niba ihari, iriya kublessinga nyine, nta mpamvu yo kutakublessinga. Ariko iyo mpamvu iyo idahari, biba bigoranye cyane rwose, bigusaba ikindi gihe cyangwa se igitambo. Ugomba kumva neza ko ugomba kurindira ukanategereza ubushake bw'Imana. Niba wumva neza ko rero isi yawe itari mu murongo urimo urayishakamo cyangwa se bitarimo biragenda nk'uko ubishaka, wipanika, umutima wikurya, wisara ngo usizore, huya, twazi ibintu gake gake. Isi ntabwo irimo iragira ngo igushire hasi, oya, ahubwo uri n'abakwanga, ariko ntabwo ariko bimeze, kubera ko ahubwo barimo baragutoza uburyo ki uzahangana n'ibikomeye. Ntabwo ari ryo rangira, uba usanga ahubwo ari setup cyangwa se urimo urubaka fondasiyo y'ibintu bikomeye. Ibibazo buriya biguha fondasiyo ikomeye cyane. Ikintu cya kabiri rero kizakwereka neza ko Imana irimo iragutegurira ikintu kinini kandi gikomeye, cyangwa se igiye kukublessinga bikomeye cyane.
n'igihe uzajya ubona neza ko Imana irimo iragutegurira icyumba ugomba kuba wabarizwamo cyangwa se ugomba kuba wabarizwa mu buzima, ariko bikagendana cyane nuko hari abantu ikura mu buzima bwawe ariko kandi ikabashira ku ruhande. Buriya Imana iyo igiye guteranya ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima bwawe irabanza igakuramo. Ntabwo Imana iteranya itakuriyemo, uzabyitegereze, irabanza igakuramo. Igisubizo ibonye maze gukuramo nibwo itangira guteranya. Mu gukuramo rero niho ibintu byinshi bigenderamo bidafite umumaro. Abantu baragenda, inshuti zikagenda, imipangu cyangwa se ibyo wumvaga neza ko ari byo bizaguhindurira ubuzima, ibyo nabyo byose bikagenderamo muri cya gihe cyo gukuramo. Imiryango yo wagira ngo rwose niyo ibanza cyane. Imiryango irabanza igafunga rimwe na rimwe mu buryo utabitekerezaga cyane rwose, nta warning, ukabona ibyo wari witeze bise bihagarara, yewe nta n'integuza. Ibyo bintu utabyumva gutyo ukagira ngo biba byoroshye, birababaza cyane rwose mu buryo bukomeye, birashengura kugeza igihe wowe ubwawe wumvise ndetse ukanasobanukirwa neza ko ibyo uranyuramo itarimo iraguhana, ahubwo Imana irimo iragutegurira ikintu kinini kandi kirenze. Imana igiye kuguha umugisha buriya cyangwa se kugira ngo were imbuto, irabanza igaca amashami adafite icyo amaze kuri wowe, ikayakuraho ya mashami atazigera kubyarira inyungu, ari amashami gusa akuvunira ubusa. Irabanza ikayakata ugasigara uri igiti kigiye kwera amashami mashya, kandi amashami azabyara umusaruro. Buryo uzitegereze nk'igiti iyo gishaje cyangwa se hari ibiti bisaba kuba bikata amashami kugira ngo bikuze andi mashami meza masha kandi nanone ari buze kuba yagira umusaruro. Ibyo ngibyo rero ntabwo biba ku biti gusa, kubera ko n'Imana nayo irabikoresha mu gihe irimo irashaka kubaka umuntu wayo. Hani ahandi uzajya usanga babandi washize ku ruhande rwawe ukabishiraho igihe kinini cyane, ukababera umucakara, ukumva ko kugendera mu nzira zabo aribyo bizatuma bakumva ndetse kandi banagukunde bakwizere, ugasanga ahubwo ntago ari uko bimeze. Imana rero irabanza ikabakura mu buzima bwawe, igaca ayo mashami cyangwa se ibyo bibahuza, ukabanza kumva neza ko abo ngabo nyine kuba uri kumwe nabo ni ukwitwa ko muri kumwe nyine bakumarira igihe, nta kindi kintu na kimwe kinini bazagufasha. Rimwe na rimwe rero hari igihe wumva neza ko byananiranye cyangwa se urimo uratsindwa kubera ko utarimo uragera kuri ibyo ngibyo. Rimwe na rimwe hari igihe wumva neza ko uratsindwa kubera ko uri izo nshuti wari wizeye neza ko zizagira umumaro, zizakumarira, ariko mu by'ukuri niwitegereza urasanga ko mumaranye igihe. Ibyiza cyangwa se inshuti wita nziza cyangwa se n'ibyiza uzitezeho uzasanga nta mumaro. Ntago ari ukunanirwa rero, ahubwo nuko ari cyo gihe cyo kugira ngo nanone usingire unabona iby'ingenzi kuruta ibindi. Byumvikane cyane ko nuzajya wisanga mu nzu uri wenyine cyangwa se ukisanga mu cyumba cya wenyine, ntukajye ubirwanya habe namba, ntukajye wumva neza ko isi kurangiriyeho. Ntabwo isi kurangiriyeho, ahubwo icyo Imana ibirimo irakora, ibirimo ira space, ibirimo irategura, ibirimo irasukura umwanya, ariko umwanya w'ikintu kinini kandi ikintu kirenze. Buriya Imana hari igihe gucisha mu nzira nanone kandi ikabona neza ko inzira igiye kugucishamo udakeneye undi mugenzi muri buze kuba mwagendana, kubera ko hari inzira bigusaba kuzigenda nkawe wowe ubwawe, bikagusaba kugendana na plateau cyangwa se uwo ari we wese, uya wowe ubwawe akaba ari wowe ugenda iyo nzira. Iyo nzira rero uba ugomba kuyigenda wenyine. Ibyo wakigira byose ndetse uritinza at the end of time, hanyuma y'igihe uzayigenda wenyine. Ikimenyetso rero cya gatatu kizakumenyesha yuko Imana irimo iragutegurira ikintu kinini kandi ikintu kirenze, n'igihe uzajya witegereza ntabwo ugikunda kubarizwaho wari usanzwe ubarizwa, ariko nyine bya bintu hahandi wahoraga wumva neza ko uryohewe kuba waba uriyo, kumva neza ko utakihabonera amahoro. Hani ahandi niba hari umusinzi ukomeye cyane muri quartier bazi cyane, uzajya usanga gusinda utakibiboneramo amahoro, bitakiguha amahoro, ko ahubwo byaguhaga amahoro, ugatangira kumva neza ko ukeneye kuba rwose waba uri wenyine, ukeneye kuba waba uri hafi y'Imana, ukeneye kuba wabarizwa mu tuntu twawe kuruta uko waba uri mu businzi ndetse n'ibindi byinshi byakunezeza. Icyo gihe rero Imana ihindura buri kimwe cyose, ugatangira kwibona nawe ko bishoboka cyane ko wabaye umuntu mushya. Ahangaha rero ibintu birahinduka cyane kuruta uko ubitekereza, kubera ko bya biganiro, ya myumvire, bya bindi wakoraga byose bitandukanye kwa kundi wabigenzaga, ntabwo uba ucyumva neza ko ari byo bintu bikuraje ishinga. Uba wumva neza ko hari ibindi by'ingenzi bikomeye cyane byagakwiye kuba bikuraje ishinga bitari ibyo ngibyo. Ahangaha rero ni hahandi uzajya wumva za kamere zawe mbi cyangwa se old habits, nazo utangira kumva neza ko ziri kukuremerera mu buryo bukomeye cyane. Bya bindi waryoherwaga cyane kubikora ukumva neza ko utakibiryoherwa, ahubwo bitangiye kuba byakuremerera rwose. Imana rero ishaka kuri buze kuba watera intambwe cyangwa se Imana igiye kuguteresha intambwe, ikintu cya mbere ikora irabanza ikamenya ndetse kandi nawe ukamenya kamere yawe. Iyo umaze kumenya kamere yawe ukamenya kuyikontorora, icyo gihe
nibwo ihita ivuga iti ubu ngubu noneho you are ready, watera intambwe. Rero ntukajye urakarira Imana cyangwa se ngo wumve neza ko udafite kuba warindira ubushake bw'Imana. Ujye witonda, utuze, utekane, urindire igihe cya nyacyo. Imana ibizi ibyo irimo irakora, nta na rimwe Imana ikora ibyo itazi. Icyo gihe rero niwitegereza uraza gusanga ko ari ibimenyetso byiza byagakwiye kuba bikwereka neza ko Imana irimo irakora ikintu kinini kandi kinarenze mu buzima bwawe. Kuko uraza gusanga ni roho yawe irimo irabyuka cyangwa se roho yawe irimo irakanguka imbere y'uko situation nayo ubwayo iri buze kuba yageraho. Bivuze neza ko roho yawe, ibyiyumviro byawe, ibyo nibyo biba byabanjije ibindi bikorwa byose biba bigiye kuba byakurikira mu buzima bwawe. Icyo gihe rero nutangira kubona neza ko hari ibintu bimwe na bimwe utangiye kuba wakora rimwe na rimwe utakoraga, ugatangira kubona hari ibyiyumviro cyangwa se imyiyumvire itandukanye cyane, ujye wumva cyangwa se umenye neza ko n'ijwi ry'ijuru ritangiye kuba ryakwegera cyane rwose kuruta uko ryigeze rikwegera. Icyo ngicyo kiba ari ikimenyetso cyiza. Ntukajye rero ukirengagiza cyangwa se ngo wumve neza ko kabaye, wumve neza ko rero urimo uranyura mu bintu bitagushimishije kubera ko utarimo urabona umusaruro nk'uwabonaga. Icyo gihe byarangiye cyangwa se icyo gihe ushobora no kuba ugiye kurangira. Oya, wicika intege, never give up. Imana igiye kuguteza intambwe. Hari igihe biba ngombwa neza ko ibanza kugusubiza inyuma, cyane cyane iyo ubona neza ko ibyo ubona urabarizwamo nawe ubwawe utabizi neza. Abantu benshi babarizwa mu byo nabo ubwabo batazi neza. Ikimenyetso cya kane rero kizakwereka neza ko Imana igiye kuba yaguteza indi ntambwe ikomeye cyane itandukanye cyane, ndetse kandi muzo yigeze iguteza n'igihe uzajya ubona hari imiryango itangiye kujya yifungura kandi mu by'ukuri mu buryo nawe utatekerezaga cyangwa se utateganyaga. Ugasanga wenda wowe ubwawe wari murishakira igiporezo, wari urimo urarwana no kubona ibiri buze kuba byagutunga iri joro, bya bindi bavuga ngo ifunguro ridutungura riduhe none. Ukabona wowe icyo urarwana nacyo ni imibereho yawe kano kanya, ukabona Imana ikigiye gukora ni kimwe, igiye kukuburesinga ndetse kandi n'ibintu birenze cyane iryo funguro. Ani hahandi usanga rero ushaka utuntu duciriritse ariko Imana yo igiye kuguha cyangwa se yaguha ikaguha ibintu binini kandi bigari cyane bitandukanye cyane n'utwo tuntu tw'ubusa duciriritse. Cyo ni ikimenyetso cyiza cyane cyerekana neza ko Imana iri mu ruhande rwawe. Iki ni ikintu kandi cyerekana neza ko Imana igiye kukuburesinga. Ubona neza ko hari imiryango myinshi itangiye kuba yakifungura. Iyo miryango ugasanga nta nubwo wigeze uyikomangaho habe namba, ukabona imiryango irimo irifungura utigeze unakomanga. Ukabona bya bindi warwaniraga iteka ryose bitangiye kuba byagenda biza bigendera mu buryo bwawe, kandi mu by'ukuri ntago wigeze ushyiraho imbaraga cyane nk'uko byari bisanzwe. Aha ni hahandi rero uzajya usanga izina ryawe cyangwa se nanone batangiye kuba bakuvuga mu byumba utigeze unageramo, cyangwa se ibyumba by'ibanga utekereza cyangwa se utanatekereza kuba wageramo. Ugasanga izina ryawe ririmo riravugwa cyangwa se ugasanga ririmo riraganirirwa ahantu hari abantu bakomeye, kandi abo bantu bakomeye nta numwe wigeze ubwira uti genda mvuge hariya. Za opportunities zose nakubwiraga wari witeze ku bantu barazikwimye, ukabona zo ubwazo zitangiye kuba zakwisangira mu nzira zawe. Dia, icyo ni igihe cyiza uba utangiye kuba wasingira amasezerano y'Imana, kubera ko icyo gihe uba uri hafi cyane rwose noneho, cyangwa se ibiri hafi cyane rwose, ndetse kandi uba uri na hafi cyane nawe kuruta uko wigeze uba hafi. Ahangaha ikintu bita opportunities zitangira kuba zaza, ariko nanone kandi wakwitegereza ugasanga izo opportunities ntabwo wigeze uzisaba rwose, nta n'uwo wigeze ubwira uti mfasha unshiremo hariya. Huya, opportunities zo rwose ziza zikwisangira, ziza zigukomangira ku muryango wawe, wowe icyo utegereje ni ukuzakira, nta kindi. Izo opportunities rero niwitegereza cyangwa se ukegera imbere ukabona ibintu biragenda neza, urasanga ibyo bintu bitaje gutyo gusa. Wigeze no kubisengera, yego nurebe ibyo bigeze gusengera urasanga bihuye cyane rwose n'ibyo. Ibyo bintu rero ntukajye ubyitiranya cyangwa se ngo wumve ngo ni amahirwe. Ntago ari amahirwe, ahubwo iyo ni favor ivuye ku Imana, ni faveri ibiguhaye cyangwa se ibikugororeye, cyangwa se ni faveri Imana bitangiye gukora. Ni mu mirimo yayo mu buzima bwawe, nuko nyine Imana ikora. Ntago Imana igendera ku gitutu cyawe, huya igitutu cya runaka uriya, huya. Yo ni umwihariko iyo wizeriye mu Mana rero ugakora ibyo ugomba kuba wakora, ukabikorera igihe ugomba kuba wabikorera. Icyo gihe nyine uba wizeye cyane ibindi Imana igenda iguteza intambwe. Ntukajye wizera neza ko Imana izakuzanira mano ngo yizaniye igutereka imbere. Oya, ntagaruka nguko Imana ikora. Iyo ikikora ni kimwe, iguteresha intambwe, yamara kuguteresha intambwe nanone ikayobora iyo izo ntambwe zawe zikwiye kuba zakwerekeza. Buriya iby'Imana igukorera cyangwa se iby'Imana igufasha usanga ahanini nawe ubwawe ubigiramo uruhare. Uzabyitegereze neza, iyo Imana igiye kuguteresha intambwe ntago ijya kure.
y'intambwe ugomba kuba watera cyangwa se ushobora kuba watera. Byumvikane neza ko muri buri gikorwa ugomba kuba wakora ujye wibuka neza ko ugomba kugandukira Imana, kandi nanone ugatanga icyo bita umutima wawe n'imyumvire yawe n'imyizerere yawe byose n'ubwenge bwawe byose ukabiha Imana. Hanyuma nanone ugakora icyo ugomba kuba wakora wowe ukarindira ubushake bw'Imana. Iyo Imana igiye gushyira ibintu rero mu murongo wa nyawo, usanga ko imbaraga zisanzwe cyangwa se imbaraga zawe zitangiye guhura n'imbaraga z'ibintu bikomeye cyane cyangwa se z'ibikomerezwa bakomeye, kandi ukabona neza ko birimo biraba mu buryo utigeze ubitekereza rwose, mu buryo utanafosinze yewe ndetse no mu buryo utashizeho imbaraga z'umurengera. Ibintu rero bitangira kuba byaje mu murongo utashizeho ikintu cyitwa igitutu cyangwa se utabirwaniye utakoze iyo bwabaga, ukabona neza ko ibintu rwose birimo biraza mu nzira zawe. Ntuzigere wumva neza ko rero ibyo bintu bije gutyo gusa, ujye wumva neza ko Imana ni ubushake bw'Imana. Ubwo nyine igihe cyawe cyageze, nicyo gihe kugira ngo witegure kwakira blessing cyangwa se imigisha ikomeye cyane yawe, kuko buri gihe uba warihanganye bihagije. Ikintu cyose rero kikubaho mu gihe wizeye Imana ntago aba ari ibintu biri coincidence cyangwa se ibintu bihuriranye gutyo, ujya ahubwo aba ari confirmation bizanye bimeze nkaho birimo biremeza icyo wahoze iteka ryose ugomba kuba wabona cyangwa se icyo wasezeranijwe. Ikintu cya gatanu rero kizakwereka ko Imana irimo iragutegurira ikintu kinini kandi kigari gikomeye cyane, ni igihe uzajya ubona neza ko hari attacks, ariko nanone attack ukabona neza ko zidakwiye kuba zanabaho. Wari wakora ibintu ukabona neza ko ibintu byose urimo urabikora neza uko bigomba kuba byakorwa, ariko nanone kandi bya bintu ntibikunde, ukabona washizemo imbaraga zose zishoboka, ukabona wakoresheje uburyo bwose bushoboka, nta kosa iryo ari ryo ryose wakoze pe, ariko kubera ko utakoze n'ubundi kosa ntibigarantinga ko uje kuba watsinda, n'ubundi ukabona neza ko bikomeje kuba byananirana. Umva ikintu cyitwa spiritual pressure, umva igitutu kirimo kiraza kikwirukankaho cyane, umva ukuntu nyine ukumva wowe ubwawe mu byiyumviro mu mitekerereze yawe hari igitutu, ukabona hari ikintu kirimo unexpected conflict, amakimbirane utamenye iyo arimo araturuka. Amakimbirane ntubona nawe utazi ibyayo, ariko ukabona neza ko amakimbirane nyine araba menshi, ugasanga wowe utangiye kuba watenguha cyangwa se nanone hari bitarimo biragenda neza, ariko kuba bitarimo biragenda neza ukabona bivuye from nowhere, bivuye ahantu utatekerezaga n'ahantu tumvaga neza ko ariho bigomba kuba byava. Ibyo bintu rero nubibona gutyo ntago aba ari ikimenyetso cyo kugira ngo uve ku bintu cyangwa se kugira ngo uhagarike ibintu, oya, ntago ari uko nguko, ahubwo aba ari cyo kimenyetso kikubwira kiti nyamara urugamba rwahinanye rugomba kuba rwarangira, kubera ko buriya ntago umwanzi ajya yataka ahantu atabona neza ko hari ikintu. Umwanzi Sekibi, Satani, Luciferi, abajura bataka ahantu bose babona neza ko aho hantu bagiye kwataka hari ikintu gihari. Rero nimba ubona nta banzi, nta kintu na kimwe kikugora, bivuze neza ko ugomba kwitonda bishoboka cyane ko nawe ubwawe nta n'icyo utwaye, nyine ntacyo umaze, uri aho ngaho gusa. Ariko niba ufite abanzi ukirwa uranyura muri ibyo bintu, hari ikirimo kiraba kandi hari n'ikimana iba irimo iragutegurira. Nubona neza buri muntu wese rero ameze nkaho umunwa w'imbunda ye cyangwa se agutagetinzeho ibintu bibi rwose, ukabona rwose nabo utatekerezaga cyangwa se ukabona neza ibintu bitarimo biragendera mu murongo wawe, ujye umenya neza ko ahazaza hawe n'ibyo ugomba kuba wageraho biri hafi cyane kuruta uko ubitekereza. Erega ujye umenya neza kandi wumve neza ko ntago urwana n'abantu bafite inyama n'amaraso gusa ngo ugire ngo wenda urimo urarwana wenda n'abantu abanzi bawe ngo umenye neza ko aribo banzi. Buriya abanzi bawe ntago bari mu bantu gusa, ntago bari mu byo ubona, ntago bari muri kirima. Abanzi bawe buri hamwe. Ibitekerezo byawe bishobora kuba byaba umwanzi wawe ukomeye, cyangwa se nanone ugasanga umubiri wawe cyangwa se Sekibi utazi yava arimo ararwanya ibintu byawe, ukabona byose wabikoze neza, ariko still isi y'umwijima utazigera umenya ngo unasobanukirwe, ndetse kandi n'umwuka mubi uba hano ku isi ndetse tubana nawo. Isi y'umwijima iyo ikubonye urwaho ikora ibintu bitari byiza, iyo nayo uba ugomba kuba warwana nayo, wikumva neza ko nyine uri aha ngaha ibintu byose ari sawa cyane rwose, sawa, ntago ari sawa, kubera ko hari izindi mbaraga udafiteho control, rimwe na rimwe bigusaba kugendamo gake cyane. Ndetse kandi jya wibuka neza ko hari iby'Imana ikurinda kandi utabizi utanabimenya, kandi kubera ko kubimenya nta nicyo bibuze kuba byaguhindurira. Rero nubona ibyo byose mbashije kuba nakubwira ukabona birimo biragenda byiganza cyane mu buzima bwawe, ntukajye usubira inyuma cyangwa se ngo imigisha no gutera imbere kwawe umere neza nkaho bihagaritse, kubera ko ibyo bihe urimo uranyuramo aba ari ikimenyetso cyiza kikubwira kiti ariko nubwo bikomeye ibyawe birimo birarangira cyangwa se ugiye kugera ku byiza wateganirijwe. Ujye wibuka neza ko buri ikintu cyose cy'Imana kirakomera cyane mbere y'uko uri buze kuba wagera ku masezerano yawe. Ibyo ni ibimenyetso bikomeye simusiga ugomba kuba wabona ku giciro icyo ari cyo cyose bigomba kuba byagusaba.
Gusa nanone ikibazo uba ugomba kuba wibaza ndetse kandi ukagisubiza nkawe ubwawe mu mutima wawe, no kwibaza uti ese koko mu by'ukuri umugisha nuza cyangwa se umugisha nuza unsanga ndaba niteguye kuba nawakira? Ese koko wowe uba uriteguye? Niba witeguye nanone ubyandike muri komenti, kubera ko umugisha bisaba kuba ufite ubushake ndetse kandi no kuba wumva neza ko uwiteguriye, ariko iyo utawiteguriye ntabwo bigenda neza habe namba, kubera ko buriya umugisha we Imana ntabwo irimo irawutegura, kubera ko umugisha urahari, kuko Imana ni umugenga wa byose nirugira. Ariko icyo Imana irimo gukora, irimo kugutegura wowe, irimo irategura umugisha wawe, kubera ko umugisha wawe ni ikintu gito cyane, ni ikintu gitoto cyane, ahubwo ibintu cyangwa se umuntu urimo uragorana ni wowe. Are you ready? Uriteguye? Gutinda kwitegura nibyo bituma umugisha wawe utinda, kuko umugisha wawe urahari cyane rwose pe. Nta kuvuga ngo Imana irimo irawushakisha, irimo irakora kugira ngo iwubone, ntabwo yigeze iwusevinga, irawufite rwose, ahubwo wowe niwe utaraba ready, niwe utaritegura. Rero uko utitegurira umugisha wawe nabyo ubwabyo bishobora kuba byawutinza. Andika muri comment uti ntegura ku buryo bwihuse kugira ngo umugisha wanjye ntukomeze kuba watinda. Usaba Imana kuba yagutegura, usaba Imana kuba yatuma wowe ubwawe ukomeza kuba umuntu wishimirwa nayo, kandi umuntu uri buze kuba yagira uruhare rukomeye cyane mu kwihuta kw'imigisha yiwe. Andika muri comment uti Imana ntegura, ibyo birahagije gusa. Imana nayo ibibona neza cyane rwose. Turabashimiye rero mwakoze kubana natwe. Ushaka unyite Plateau, ariko kandi mutwemerere tubasabe ikintu kimwe. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro cyangwa se iki kiganiro wagikunze, turagusabye ngo urebe munsi gato ahanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone, uhakore uhabyonde, ndetse kandi mwibuke gukora like. Niba wumvise iki kiganiro ukaba wagikunze rwose, wowe kora like, naho ngaho hari akaganza kazamuye aho munsi gato y'iyi video uri kureba, uhakore rwose kugira ngo Google iduhe rekomandasiyo, kugira ngo ibiganiro bigere kuri benshi, dore ko hari benshi bakeneye ibi biganiro bibakomeza kandi bibahumuriza. Reka rero dufate uyu mwanya tubashimire cyane, kandi dukomeze kubifuriza kugira intangiriro nziza z'uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Tubifurije kandi ishya n'ihirwe, guhaha, kuronka muri ubu buzima. Nyagasani abarinde.